Yesu ashimwe mwene data. Reka twumvire hamwe ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12, ari kuvuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uwiteka Mwami Imana yacu, wowe waduhaye imbaraga zo kwihangana. Hari n'abadafite imbaraga zo kwihangana, turabasabye kugira ngo bihanganishe bakomeze, kuko imbere hari ingororano ku bihanganye, kuko uradukunda uzatugirira neza. Amen. Mwene data, nashaka kugira ngo ngwibutse ko Yakobo yatwandikiye atubwira ngo twihangane. Ntabwo wari ufite kwihangana muri wowe bitewe n'ubuzima uri gucamo, ntabwo wari ufite kwihangana muri wowe bitewe n'amagambo ugenda uhura nayo n'ibyo wumva n'abandi, kuko hari igihe uganira n'umuntu ugasanga yaragerageje mu nzira z'ubwenge bwe ntibyakunda, kuko ari igihe cyo ubuzima bugira amahirwe cyangwa se ntibugire amahirwe, ariko amahirwe dufite aruta byose ni ubugingo. Kuko ushobora gutunga ibintu nta bugingo ntacyo byakumarira, ariko utunze ubugingo bwakurutira ibintu, kuko wazabona Umwami Imana ngo tuzicara iburyo bwe, ngaho tuzaturukuramya Imana no kuyihimbaza tuvuga ngo ati uri uwera. None reka tugaruke ku jambo rikuvuga guhirwa, ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Uzahirwa niwihangana, uzahirwa nudacika intege ngo ucogore, ngo ucogozwe n'amagambo, ngo ucogozwe nuko wabuze amahoro cyangwa se ibyiringiro, kuko ibyo byose tubibonera mu kwizera. Ongera wizere, Imana irashoboye. Ariko nuramuka udafite kwizera, ni hahandi guhirwa kwawe ntako. Uzahirwa kuko uyu munsi wa none ushobora kuba nta kintu ufite, nta n'icyo ubona ko wageraho, ariko ejo ukaba utwaye ikinyabiziga ukajya wikorera imizigo, imodoka ikikorera imizigo ikayivana ikayijyana ibunaka. Ubwo mu gusenga kwawe warasabye Imana ati Imana uzampereza akazi, ugasanga akazi kawe kari ku modoka, cyangwa se ugasanga akazi kawe kari mu bwubatsi, cyangwa se ugasanga akazi kawe kari mu gukora ingendo uva mu gihugu kimwe ujya mu kindi, uva mu karere kamwe ujya mu kandi, ukagenda ukarangura imizigo ukaza ugacuruza. Icyo gihe Imana yaguha umugisha, kuko waba warasabye urushoro ikaruguha, nawe wahirwa nk'abandi bose ukagira umugisha. Buriya mu bantu bahiriwe tukabibona n'amaso yacu kubw'isengesho ni Umwami Salomo. Yarasenze azamuka ku gasozi k'i Gibeya, arangije aragenda arasenga, aravuga ati Imana uzangirire neza nk'uko wagiriye data Dawidi, kuko Imana yagiye agirira Dawidi neza. Dawidi yarasengaga, yaba nk'ucumuye ku Mana agaca bugufi agapfukama agasanga avuga Mana ngo umbabarire ibyaha byanjye, njyewe umunyantege ngeya, njyewe nkomeze nk'umunyorogoto. Mbese akabwira Imana uko ahagaze kose, akayibwiza ukuri, ntiyishyire hejuru nk'umwami, ahubwo umutima we akaba ari wereka Imana. Niyo mpamvu Imana avuga ngo Dawidi afite umutima umeze nk'uwanjye. Kandi Dawidi hari igihe yakoraga amakosa imbere y'Imana ikanamuhana, ariko kubera guca bugufi bigatuma Imana imugarukira ikamuhereza umugisha, ikamuha n'imbabazi, agahirwa mu bye byose no mu bwami bwe aragenda aratunganirwa. Nawe rero niwaca bugufi mu mutima wawe, ukemera intege nke zawe, ukemera ko urugendo rukomeye, ukarwereka Imana, ni ukuri ukihangana, nawe uzahirwa. Icyo gihe Salomo yarasenze abwira Imana ati Imana rero wagirira data Dawidi neza nyinshi, ukamuhereza ubutunzi, ukamuhereza ubuzima bwiza, ntarwaragurike, yanarwara ukamuvura vuba. None rero nanjye nshaka kugira ngo muri ibyo bigeragezo nzanyuramo nanjye uzambe guhirwa. Imana yangije amubwira ngo kuko unsabye ko yasabye Imana ubwenge, avuga ati kuko unsabye ubwenge ntunsabe ngo abanzi banjye bapfe, ntunsabe kugira ngo nkore ibindi bibi, ahubwo ukansaba ko nkugirira neza, ahubwo nkaguha ubwenge kugira ngo uzabashe kubana n'abantu bose amahoro. Ibyo kubw'ibyo nguhaye ubutunzi, nguhaye umugisha, nguhaye gutunganirwa, nguhaye amahoro, nta ntambara zizakuzaho, nta mvura izakunyagira, nta ndwara mugiga izakugeraho, nunyura mu mazi menshi nzaba ndi kumwe nawe, ntabwo nzemera ko agutembana, nugera no mu muriro ntabwo nzemera kushya. N'ibyo byose Imana yabimurinze kuko yasabye neza. Kuko twe tugeze mu bihe bikomeye, turi mu bigeragezo, dusabira bagenzi bacu tuvuga ngo Mana kuko mugenzi wanjye yambangamiye ngo nawe umubangamira, oya, ahubwo uzamusabira umugisha kugira ngo nazahinduka azakubera inshuti, wasanga ari igisubizo cyawe kizanyura, kuko ibisubizo byacu bikunda kunyura mu nzira nyinshi, byaca no ku muntu wo wanga cyangwa se ukwanga. Gusa weho gusa ihanganira ibikuko
kugerageza, kuko numara kwemerwa uzambikwa ikamba ry'ubugingo, maze uhirwe mu mugisha, uhirwe mu bucuruzi, uhirwe mu rugo, uhirwe ku bana, bagende biga amashuri ya kure, bagere kure. Weho gusa ihanganire ibikugerageza. Abantu benshi ntabwo bazi kwihangana. Iyo umututse cyangwa se ugatinda kumuhereza icyo ari kugusaba, akumvisha uburyo wamubangamiye, nawe akakubwira nabi. Ariko iyo wihanganye ntubikore, aho ugasenga uvuga ngo Mana, ndi kwifuza amafaranga, ingano y'amafaranga angana gutya, ndi kwifuza Mana kuzampereza umusheri, waba uri umusore ugusaba umukobwa, ati Mana uzampereza umukobwa uzabasha kumara agahinda ko mu mutima wanjye, uko ari igihe cy'umuntu akurana agahinda bitewe n'ubuzima ari kunyuramo, cyangwa se nuko ubuzima bwe bwamutwaye. Ariko gusa Imana ibihari ni uko twe tutabimenya ngo dupfukame ngo dusenge ngo tubyereke Imana, ahubwo tugacika intege tugacogora. Rero nawe nusenga uzabwira ati Imana uzampereze umufasha unkwiriye, nusenga uzavuga ati Imana uzampa umutwaro unkwiriye, nusenga uzavuga Imana uzampereza akazi keza kankwiriye kazatuma mpirwa mu bizaba byangerageza byose. Nugeragezwa ntuzacike intege, ntuzacogore, ahubwo wizere Imana uyiringire. Ngo wahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambara ikamba ry'Imana yambika abantu bikunda. Nawe rero agukunda, ihangane, nawe uzahirwa mu buzima bwawe. Akira neza ijambo.